bagaragaye nyine nk'abafite ibibazo biri motive byatumye batsindwa bira bitego muri 45 n'ikibazo naheraho. Turabanza tubwira abantu bacu ko twagarutse kuri YouTube, nabonye ari abatwandikiye benshi. YouTube yacu yasubiyeho, ubwo abakunda kutwumvira kuri YouTube bari hanze y'u Rwanda cyangwa se n'abari mu Rwanda bifuza kutwumva kuri YouTube ni Radio Rwanda, murebe ni YouTube channel ifite abantu kwa aribwo tugisubiraho, hari abantu 1200, so muze muri benshi, ndabizi mutegereje kwa mwatwumva muri benshi. Ubwo rero twaje turahari YouTube, muze kabisa agari imibare yacu, muratwihangana ku kabazo gato kari kabaye, ariko ku munsi wa derby turabizi ko mugomba kwa muhari muri benshi. Uko biteye rero, ikibazo cyo kuba Rayon Sport itari motive ni kimwe mu bibazo bishobora gufasha adversaire gutsinda, bikanatera ekipe ya Rayon Sport abakinnyi, ubwo nibo mvuga kwa batari motive. Birumvikana n'abakinnyi rero bamaze amezi 2 badahembwa, kwa gatatu ntabwo baguhembwe, kwa kane kwarashize, tugeze ku itariki 5 z'ukwa gatanu. Birumvikana ko na amezi 2, ahubwo kwa gatatu nako kwatangiye bari bijejwe ko bari buhembwe amafaranga azava muri match ya APR ndetse n'ikipe ya Police ndetse ni ya Rayon Sport na Mukura. Uziko bari bazihurije hamwe muri Stade Amahoro kugira ngo amakipe yombi abone uburyo yabona amafaranga ahagije. Rayon Sport bizeraga ko hari bonekemo amafaranga ashobora kuba yava mu byibura umushahara w'uku kwezi kwa gatatu kwashize, wenda bakaba basigayemo kwa kane gusa. Ibyo rero ntago byabakundiye kuko amafaranga APR na Rayon Sport zakoresheje kuri match ya derby nta nubwo zayagaruje, bahombyeho miliyoni 1 bateranyije bombi, kwako abantu ntabwo baje, sorry not kuri derby, kuri izi match za Peace Cup zo demi finale match z'igikombe cy'amahoro zo kwishyura. Niba rero nta mafaranga yabonetse, abakinnyi bagiye mu kibuga batahembwe. Nabonye sera umugore we babibajije, baramubaza bati ese kuba mwaje muri iyi match nta mishahara yanyu mufite ntiyabimwe mu mpamvu zaba zabateye kudatsinda cyangwa kutitwara neza? Aravuga ngo ku bwacu twe twaje tuje gukinira CV zacu, ati kuko nubundi na mbere yuko dukiniye match hari n'izindi twatsinze kandi ibyo bibazo bihari byo kudahembwa. Yabivuga gutyo, ariko ntabwo 100% bikoraho umuntu nyine kuba atiyumva neza cyangwa atisanta neza muri we. Yaba afite ibibazo by'amafaranga, yaba ari ishusho aboneramo ko ubuyobozi butamuri hafi ko bikwiye, iyo promesse bahawe ntiyubahirizwe ya nyuma ya match z'igikombe cy'amahoro zo kwishyura ntahabwa amafaranga, yaba ari impamvu yatera umukinnyi mental cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze kuba dahari. Ariko icyo si cyo kibazo gusa, kuko rero harimo n'ibindi bibazo binamazemo igihe bindi bigenda bivugwa. Ushobora kwibaza impamvu Kadimende yayo tutakimubona muri 18 abayibereye mu rugo igikondo, ni kimwe mu bibazo. Afite bene wabo ba Senegal bakina imbere ye, Mare Nyingi ndetse na Isudianye, uramushinja ibintu akajya muri media akabinyomoza. Ushobora kwibaza impamvu Aimable atakigaragara mu kibuga, ni bya bibazo byaturutse kuri za match za Marine. Toza Mazimpaka. Ushobora kwibaza impamvu Mazimpaka atari kuri touchline, ni ibyo bibazo byaturutsaho. Uri mu mikino 7 ya nyuma isoza saison, umutoza aragiye, cyangwa se imikino ya nyuma 8, Robertinho uzanye umutoza. Ushobora kwibaza ese ni umutoza uri kuri calibre neza 100% ya groupe afite, asa kwe ko premier coach cyangwa se yaba assist, ahubwo umutoza wenda umurusha experience, CV. Ntanamurenganyije, nagiye kumutemera itaka kuko siwe nashyiraho ikibazo aba yatanze ibyo afite, kuko nakwibaza ahubwo nubwo butwari bwo kwemera kwinheltinga iyo squad ifite ibyo bibazo byose tumaze kugarukaho, kudahembwa, abakinnyi bahagaritswe batari gukoreshwa n'ibindi byose, ukemera kwifata hagati mu mikino isoza. Iyo Brem sinayimushyiraho kuko yaje asanga ibibazo bere ntago ari bigiye kubikwitirirwa rwaka, gutsindwa nta nubwo rwose navuga ngo hari kosa yakoze ridasanzwe.
nubwo tuza kujya mu kibuga ibyo yari yapanze bitakunze, ariko nabwo ntitwabara nyine kwibaza nyine nivo zirangana za coaching staff zirangana, urwego leadership ya club birangana. yumva ko Rwaka Claude akwiye guhabwa inshingano zo kujya gushaka igikombe cy'amahoro cya shampiyona mu mezi 2 ya nyuma, nta na support afite kuko tumaze kuvuga ibijyanye no guhema. So niba wamugana bamubonamo iyo capacity mu bice rero bine bigize umupira, kuri axe iri, reka duhere kuri iri mentale, ugiye gushyira ku munzani ufashe ubuzi bwa APR bugiye gusura abakinnyi. Afande yagiye kubasura kwa kangahe? Ni kwa kane? Kwa gatandatu bari bukine ku cyumweru. Niba fandaje akaje avuga ngo ntacyo tutabahaye, natwe nimuduhereze icyo twifuza, undi akaza avuga ngo tumaze amezi 2 tutabahemba, mutwihangane, ntabwo tuzabambura. Motivation ntizisa. Ndi umuntu mfite umuryango, Rayon Sport nta mazina, hari ikintu twitiranya abantu bahora bavuga, abantu bavuga ngo you have to pray for the shirt, ngo ugomba gukinira umwambaro w'ikipe, ngo ugomba kubirira ibyuya. Those are stories. The reality is that I have something to take home. Mfite umugore, mfite abana, mfite bashiki banjye, mfite barumuna banjye, mfite bene wacu, mfite ibibazo byanjye, nkeneye gusohoka nyuma y'iyo match, nkeneye kwishyura inzu, nkeneye kwambara, nkeneye wenda kuzuza inzu ndi kubaka, nkeneye wenda kugura akabanza, nkeneye. Niba iyo jezi remereye y'ikipe yitwa Rayon Sport, hakwiye ko harimo bihwanye nicyo nanjye nkuramo. Sinzi niba byumvikana. Wiremereza jezi mu bigwi n'amateka n'abafana n'ibiki, shyiramo nabihwanye n'ikijya ku mufuka wanjye. Icyo APR bafunze iyo detail. Navuganye na Gilbert Barafinda nyuma ya match, ndamubaza ise hari ikintu kidasanzwe cya prime ubwo wenda CDS General Mubaraka Muganga yabasuraga, yababwiye iki? Hari ikintu cya prime yabijeje, kuko byavugaga ko Reyo prime yashobora kugera mu 500 kuri buri mukinnyi kuri iyi finale. Nashaka kumenya niba icyo APR yategewe cya prime cyo kingana gute. Gilbert yabanje kurahira ku Mana, arambwira ngo nta kintu kidasanzwe ikipe gidutegera ku mikino ikomeye. Ati kuko uburyo tubaho by'ubwabyo ntabwo bisanzwe ugereranije n'andi makipe. Yavugaga ngo ibintu byose ikipe tugomba byose biduhera ku gihe. Yavuze ngo kuva yagera muri APR, mwumvisha ko yabanje kurahira, kuva nagera muri APR ntirakerwaho n'iminsi 5 mu kumpemba. Iteka ryose abakinnyi babaho bumva kubera iyo mibereho nuko kubafata neza, iyo bari byagenze wabo ko babaho bumva barimo umwenda club, umwenda management ya equipe, umwenda iyo leadership ya PFC. Iyo rero ni motivation ihagije wakomeza. So aho siyo nshaka gutinda cyane, kuko hari n'igihe wenda wasanga hari n'ikipe, hari n'igihe itsinda itarahemba, nabyo bibaho. Mu kintu kiri mentale ndagarukamo gato ko turanariza ibice bine mbere yo kujya mu kibuga neza. Ndagaruka ku mpamvu y'urugamba, ku mpamvu y'intambara, ku mpamvu ya match. APR yari maze yaherukaga igikombe cy'amahoro 2017. Indi finale bagezeho Rayon Sport yarabatsinze, marabyibuka igitego kimwe cya Ngendahimana 2023. Rayon Sport yatsinze APR kuri finale. Nujya kubireba ukareba abayobozi ba APR bose n'abayobozi bakomeye mu ngabo bose bari baje kuri iyi match, kimwe nuko n'abayobozi ba Rayon Sport bari baje nyine. Akore hari utaranihuta, hari n'umuntu rwose bagwaye liste yabo ubu yabatubajije ahubwo kuko ngo hari abajenerali benshi cyane. Hari abo nagiye mbasha kumenya, hari n'abandi ntazi, harimo niyo mpamvu ndi kwirinda kugira uwo mvuga wenda hatagira uwo nsiga
harimo General Mubaraka Muganga CDS yari ahari, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, harimo Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi, Yego. Chief of Air Force, harimo Major General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, harimo Major General Alexis Kagame, Chief Reserve Force, harimo Major General Dr. Ephraim Rurangwa, nayo ushinzwe ibijyanye n'ubuvuzi. Rurangwa ashinzwe medical service, chief medical service. Harimo Major General Wilson Gumisiriza, division commander mechanized division. Harimo Brigadier General Cyubahiro Mukasa, General headquarter. Harimo Brigadier General Deo Rusanganwa, chairman wa APR, akaba na division commander wa task force. Abo nibo ba general generals. Uko bavuze ni barindwi uhereye kuri boss wabo CDS. Reka duhere bari muri stade Amahoro. Ubwo abandi nyine navuze nabo bari munsi ya general. Reyo suko tudashaka kuvuga abayobozi bari bawukaniye ariko Reyo nayo ifite abayobozi kandi nabo bari baje nabo kandi ntago ari abantu biyoroheje, wenda si abasirikare ariko ni abantu nabo bafite icyo bavuze kandi gikomeye mu buzima bw'igihugu, muri private sector by'umwihariko ni abacuruza benshi. Ariko niba turi abajenerali bangana gutyo tukaba twakoze ibyacu byose, iyo image natwe n'abaturi muri private sector dukwiye gufunga iyo detail, kuko bakomeye mu gice cyabo bayobora cy'ingabo, ariko natwe tuvuga ko turi abakire, tuvuga ko tuje guhindura ibintu, tuvuga ko turi abasaza b'ikipe, tuvuga ko dufite des milliards et des milliards, so we have money, we have to deliver. Nta indi story umwaka muri aba president 10 ariko nta ntembwe, nta birangana no kumbwira ko mudahari rwose, birasa naho bitaniye. Lorenzo, iki mfitiye umumaro ntabwo ari ukumbwira yuko mfite aba president 10, iki mfitiye umumaro nuko bampemba cyane, byaruta nkagira umwe ariko akampemba. Rega abantu babyumva n'uburemere kuko turi mu kwezi kwa nyuma, natinze kuri iyo ngingo kubera kwa nyuma kwa sezo. It's one of the biggest issue idemotiva abakinnyi kandi bimaze igihe muri Rayon Sport. People can come bakabisiga bakabyororosa bakabihindura byiza, ariko people should understand the fact ko umukinnyi wakoze agomba guhemberwa igihe. Iyo ngingo ubwo tuyiveho. Now tujya ku ngingo ya kabiri, twavuye kuri Romantar kuri Santaga, tujye noneho mu gice cya technique.